amasegonda 9:158 nicyo gihe byasabye umunyajamaika Usain Bolt ngo ababaye umuntu wa mbere urusha abandi kwiruka ku muvuduko munini ku isi. Aya masegonda niyo yakoresheje yiruka metero 100. Amasegonda atageze ku 10. Aya masegonda atageze ku 10 ni nayo bisaba imwe muri ziriya modoka zisiganwa muri Formule 1 kugira ngo ibigeze ku muvuduko w'ibirometero 300 ku isaha imwe. Aya masegonda atageze ku 10 ni nayo bisaba Elon Musk, umuherwe wa mbere ku isi, kugira ngo abe yinjije $196 by'amadolari. Uyu mugabo buri segonda yinjiza amadolari $19,631. Aya mu kuyabona bisaba gufata miliyoni 70 z'amadolari $600,000 yinjiza buri saha, ukayagabanya umubare w'amasegonda agize isaha, ubwo ni $3,600, aribwo ubona ko mu masegonda 10 aba yinjije $196 by'amadolari, miliyoni 284 z'amanyarwanda buri masegonda 10. Aya mafaranga uyu muherwe wa mbere ku isi yinjiza mu masegonda 10 ushobora kutazayinjiza mu buzima bwawe bwose. Ku bantu bo mu cyiciro cy'abakire mu bihugu byacu, ni ukuvuga umuntu ushobora kwinjiza nibura miliyoni 10 z'amanyarwanda mu mezi 3 kugira ngo azinjize amafaranga Elon Musk yinjiza mu mezi 3, byamusaba iminsi miliyoni 183,600 kugira ngo ayinjize. Iyi ni imyaka 502 n'amezi 8. Hano hitubona ko hari ikibazo, apana mu mibare yanjye, kubera ko nawe ushobora kuyibarira ubwawe, ahubwo ikibazo aho kiri ni mu mafaranga. Ni gute bamwe binjiza amafaranga angana ukunguku mu masegonda, mu gihe wowe nanjye tudashobora no kubaha imyaka ihagije ngo twinjize amafaranga binjiza buri segonda? Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Aka kanya ubu tuvugana undi muntu arishwe kubera amafaranga. Batureze baduha amasezerano asa naho ari meza kandi atanga icyizere gihagije, ariko akaba amasezerano asa n'ari mu mutego. Umva uko batubwira: korera amafaranga menshi, uzaba umuntu wigenga kandi ufite ubwisanzure. Batubwira ko uko winjiza amafaranga menshi ari kugira abagutegeka bake cyane, cyangwa se ntunabagire. Ku munsi umwe uzategeka igihe, ugategeka hazaza hawe. Gusa umusizi w'umutaliyani wo mu kinyejana cya 15 Niccolo Machiavelli yari gukubita agatwenge iyo aza kumva aya masezerano yo muri ibi bihe byacu arebana n'uburyo abantu babaho neza iyo bafite amafaranga. Uyu musizi w'umuhanga yari azi neza ko abantu batayoborwa n'ukuri, ahubwo ko abantu bayoborwa n'ibirangaza. Yavuze ko abantu baca imanza cyangwa se bagafata ibyemezo bakoresheje amaso aho gukoresha ibiganza. Mu yandi magambo, abantu bakunda ibimenyetso cyangwa se ibintu barebesha amaso kurusha ibintu bifite agaciro mu by'ukuri. Aha yavugaga ko iby'amaso yacu atwereka nk'ubuzima bwiza, ibintu by'igiciro n'ibindi biturotesha, ari byo duha agaciro kurusha ibindi byose, nk'ubuhanga, ubunyangamugayo ndetse n'ikinyabupfura. Muri iki gihe amafaranga niyo yabaye ikimenyetso kiruta ibindi byose. Amafaranga niyo yabaye umwami mushya uruta abandi bose, uhatse abatagira ingano akabaha akadakoresheje kubaboha, ahubwo akoresheje gusingizwa. Niyo mana abantu benshi basenga. Ese uburamutse usanze aho kuguha ubwigenge, amafaranga ahubwo abaye yarize buhoro buhoro kuduhindura abacakara? Amafaranga ni igikoresho cyiza buri wese akeneye. Twese turayamaranira kuva izuba rirashe kugera rirenze. Atuma benshi bafasha hasi indangagaciro zabo bagakurikira amafaranga. Twayahaye agaciro ku buryo tuvuga ko buri kintu cyose kibaho kiba gifite igiciro, buri cyose kiragurwa kandi kiragurishwa. Akoreshwa ahantu hose habaho, agahabwa amazina atandukanye bitewe n'aho akenewe. Mu rusengero bayita amaturo, muri leta akitwa umusoro, mu gushyingirwa akitwa inkwano, mu bushuti akitwa impano, mu bucuruzi akitwa ikiguzi, mu butabera akitwa amagarama, n'andi mazina menshi cyane tuyaha bitewe n'icyo akenewemo. Niba amafaranga yarafashe umwanya ungana gutya mu buzima bwacu, nuko ari meza. Ariko muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuvuga ku bwiza bwayo, kuko turabuzi. Tugiye kuvuga uruhande rwayo rw'umwijima. Tugiye kuvuga uburyo ahindura imitekerereze n'imiterere y'abayafite n'abatayafite. Tugiye kuvuga ku kuri kwijimye kw'amafaranga. Tugiye kuvuga ku mibereho igoye itavugwa abakire n'abaherwe babamo. Tugiye kuvuga ku gahinda kabo baterwa n'amafaranga. Amenshi mu magambo tugiye gukoresha muri iki kiganiro nayo musizi w'umutaliyani wo mu kinyejana cya 16 Niccolo Machiavelli. Tubahaye ikaze.
mbere y'ikinyejana cya 15 umusizi w'umutaliyani Niccolo Machiavelli yitegereje uburyo umujyi wa Florence wari munsi y'ibirenge by'umuryango umwe w'Abamedicis. Uyu wari umuryango w'abaherwe wakoraga ubucuruzi mu Burayi bwose bw'uburengerazuba, Bruges, Londres, Lyon, Paris n'ahandi henshi mu Burayi bari bahafite imitungo itagira ingano. Zahabu yagwaga nk'imvura mu ntoki z'uyu muryango w'Abamedicis. Bari bameze nk'ubutegetsi butagatifu kubera ko ntacyo batashoboraga gukora mu Burayi gipfa kuba kigurwa. Abagize uyu muryango ntabwo baguraga inzu z'ibitangaza cyangwa se ibikorwa by'ubugeni by'agaciro gusa, ahubwo banaguraga icyubahiro n'igitinyiro. Baguraga uguceceka kw'abantu. Muri Florence buri muntu yavugaga icyo bashatse agaceceka igihe babishakiye. Aha niho Niccolo Machiavelli yaboneye uburyo iyo abantu basingije ubutunzi buba bushobora no guhindura ukuri karemano kw'ibintu. Yabonye ko iyo abantu batangiye gusingiza ubutunzi n'abatunzi baba bashobora guhindura igisobanuro cy'ukuri, igisobanuro cy'ikinyoma n'imyitwarire mbonezabupfura. Aha niho bavugira ko buri kintu kiriho cyose kigira igiciro, kiragurwa kandi kikagurishwa. Ubutunzi bushobora guhindura imirongo umuryango mugari cyangwa se sosiyete isanzwe igenderaho. Ntabwo amazina akomeye n'imyanya abantu barimo ari byo bituma bubahwa, ahubwo abantu nibo baha imyanya barimo n'amazina akomeye kubahwa. Niko yavugaga. Uyu munsi ntabwo ubuhangange bw'abantu bucyanditse ku birango by'ubwami, ahubwo ubuhangange busigaye bwanditse ku noti z'amafaranga, ku migabane mu bigo bikomeye by'ubucuruzi, buri kandi mu mibare ihora yihinduranya muri za mudasobwa z'ibigo bikomeye by'ubucuruzi. Isezerano ubukire butanga ni rimwe. Nubugira uzagenzura ibintu byose biriho n'abantu barimo. Gusa mu buryo butavugwaho kenshi, ubukire bufasha umuntu kugenzura ibyo, ariko nabwo bukagenzura uwo muntu bwiruka inyuma. Umuntu ugezweho wo muri iki gihe atekereza ko abaho yiruka inyuma y'amafaranga, nyamara mu by'ukuri amafaranga niyo abamwirukankana. Niko Niccolo Machiavelli yavugaga. Umufilozofe w'umunya-Ekose Adam Smith we yavugaga ko hari ikiganza kitagaragara kiyobora amasoko yose ku isi. Machiavelli we yagiye kure, ahubwo yibonera ikintu kibi kurusha ikiganza kitagaragara. We yabonye umugozi utagaragara ushumitse buri muntu wiruka ku mafaranga. Igisekuru cyacu cyasimbuje ukwemera gutagatifu kigusimbuza ukwemera k'ubukungu. Dupfukama mu nsengero dusaba Imana kuduha ibintu bitangwa na banki. Wajya gupfukama imbere ya banki niwe waba upfukamye ahantu hanyaho. Benshi uyu munsi basenga imibare. Insengero nyinshi uyu munsi zivugirwamo imibare kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Hakoreshwa amagambo nka ukeneye miliyoni, zana miliyoni, akira miliyoni, uzabona miliyoni. Imibare isigaye igena agaciro kacu, inzu zacu, ahazaza hacu. Mu magambo ya Machiavelli, umuntu yibagirwa urupfu rwa se ku muvuduko munini cyane kuruta uko yibagirwa igihombo yahuye nacyo mu butunzi bwe. N'abamubonye bose baravuga ngo uriya muntu yahoze ari umukire, ariko ntawe uvuga ngo uriya muntu yahoranye se. Igitera abantu kwitwara uko bitwara mu birebana n'amafaranga ntabwo ari byo batunze, ni ubwoba bwo gutakaza ibyo batunze. Twese dukunda abakire, ntabwo tubakundira ko bafite amaso meza cyangwa se kubera ko ari abantu beza, ahubwo tubakunda kubera ko ibyo batunze bisobanuye umutekano muri iyi si yamaze kwangirika gutya. Gutunga imodoka nziza, penthouse cyangwa se inganda nyinshi, byose byabaye isengesho twese dusenga bucece. Dusenga twinginga Imana ngo ibi bintu tubigereho, atari ukugira ngo nitubigeraho tubeho neza gusa, ahubwo no kugira ngo dukurure amaso y'abandi baturebe. Machiavelli yakunze kuburira ibikomangoma abisaba kutazibeshya na rimwe ngo bisuzugure inyota abantu bagirira kwigaragaza. Ntabwo uzi ibyo abantu biteguye gukora kugira ngo abandi bababone neza, kubera ko bazi neza ko kugaragara neza bitegeka rubanda. Les apparences gouvernent les masses. Buri wese abona ugaragaza ko uri we, gusa bake cyane nibo bazi uriwe mu by'ukuri. Niko Machiavelli yanditse. Azubaka inzu nziza ya miliyoni nyinshi z'amadolari kugira ngo abeho ubuzima bwiza ari mu nzu nziza we nabe, ariko ntabwo azumva yishimye nimutabona ubwiza bw'iyo nzu. Niyo mpamvu azabatumira mu birori bitari byo gutaha iyo nzu, ariko mu by'ukuri bizaba ari byo gutaha iyo nzu. Buri wese abona ugaragaza ko uri we, gusa bake nibo bazi neza uriwe mu by'ukuri. Muri iyi nteruro yonyine harimo imibereho yose y'abantu b'uyu munsi. Abantu bagezweho duha abantu agaciro cyangwa se tukakabima tubinyujije muri iyi kinamico yitwa ubukire. Abibihangange bamaze kumva neza uyu mukino, ari nayo mpamvu badakeneye gukundwa. Icyo bakeneye ni ugutangarirwa, gutinywa no kubahwa.
Ibi niko bimeze kuva ku mwami witamirije zahabu kugera ku muherwe uherutse kohereza icyogajuru mu isanzure. Ihame riracyari rimwe: kugaragaza ububasha ni igice cy'ingenzi cy'ubwo bubasha. Mu kwezi kwa kabiri mu 2018 ubwo Elon Musk yoherezaga mu isanzure imodoka ya Tesla Roadster mu igeragezwa ry'icyogajuru Falcon Heavy Rocket, ntabwo yaragamije kugaragaza ubugenge bw'uko imodoka yajya mu isanzure. Yari ikinamico. Ni nk'uko Louis XIV yubatse Versailles agamije gucecekesha abo bari bahanganye. Uko niko abakomeye uyu munsi bubaka iminara, ibirango cyangwa se bakandika amagambo y'ubwenge bagamije kugenzura uko abantu bababona. Gutanga igitaramo nizo mbaraga zabo. Gusa iki kibazo kijya kure kurenza ahangaha. Uko sosiyete cyangwa se umuryango mugari urushaho gusingiza ubukire, birangira uyu muryango utangiye kwitiranya kwigaragaza n'uburyo bw'imibereho. Ubutunzi bukitiranwa n'imyitwarire mbonezabupfura. Machiavelli yari abizi ko iyo gusingizwa no gukomerwa amashyi bihindutse iby'agaciro kenshi, imigirire myiza itangira kugabanuka ikagera ikanavaho. Igikomangoma gishakisha gukomerwa amashyi mbere yo kugwiza ububasha birangira gitangiye gutegeka binyuze mu mashyi. Uyu munsi iyi ndwara yuzuye mu bucuruzi no mu buzima busanzwe bwacu twese. Uyu munsi ntabwo duhitamo inzira tunyuramo cyangwa se umwuga dukora bitewe n'urukundo tubifitiye, ahubwo tubikora bitewe n'ingano y'icyubahiro no kwamamara tuzabikuramo. Uko niko amafaranga yarenze kuba igikoresho kigura n'igurisha, ahubwo ahinduka uburyo bwo kugenzura. Niyagena uko abantu bakubona na mbere y'uko bamenya uwo uriwe. Ubona umuntu wambaye imyambaro myiza bigaragara ko ihenze, agenda mu modoka nziza, cyangwa se ukanabona imodoka gusa uyirimo utaramubona, na mbere yo kubitekerezaho uba wamaze kubwira ubwonko bwawe ko uwo muntu ari umuhanga, ko ari inararibonye, kandi ko ari ku rwego rwo hejuru y'abandi bose. Ibitekerezo nk'ibi Machiavelli yabyise la tromperie utile, uburiganya cyangwa se ubuyobe bw'ingirakamaro. Mu bihe bya kera abategetsi bakoreshaga ubu buryo mu kuzana ituze muri rubanda. Uyu munsi ibigo by'ubucuruzi bikoresha ubu buryo mu gukomeza kunguka menshi. Ntabwo bakikugurisha igicuruzwa, bakugurisha isura nshya. Ni wambariye ikanzu ntabwo uzawuberewe gusa, ahubwo uzanagaragara nk'umukire cyangwa se umuntu uzi bigezweho. Iyi modoka ikora akazi nk'ako izindi modoka zikora, kukuvana ahantu hamwe ikakujyana ahandi, ariko icyiza cyayo kurusha ibindi nuko abantu bazabona ko uri umukire. Dore na runaka basanzwe bemera niyagendamo, ubwo rero urumva ko nawe bazagufata nkawe. Bakugurisha ibicuruzwa bigushyira mu cyiciro runaka. Ni wambariye ipantaro uraba uvuye mu cyiciro cya bariya, ahubwo uraba ugiye muri bariya bakomeye. Sinzi niba warigeze ubyumvaho, ariko uruganda rw'Abataliyani rwitwa Ferrari SPA rukorera hitwa Maranello. Ni uruganda rukora imodoka za siporo zihenze cyane, zirimo amoko nka Ferrari SF90 Stradale, Ferrari F80, Ferrari Testarossa, Ferrari F40 n'izindi nyinshi cyane. Izi ni imodoka zihenze ku buryo ishobora kugera ku 500,000 by'amadolari, ararenga miliyoni 700 z'amanyarwanda. Bagurisha imodoka zikabakaba muri miliyoni 1,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Iba ari imodoka nto ku buryo utanayiryamamo. Ni imodoka yiruka cyane, ariko abazigura ntabwo ari abantu baba bahangayikishijwe n'uko izindi modoka zihari zibakerereza kubera kutihuta. Icyo baba bakeneye ni isura nshya. Ari nayo mpamvu kugura iyi modoka bitorohera buri wese, atari uko ihenze, ahubwo kubera ko atari buri wese uyemerewe. Kugura Ferrari yakoze buri wese arabyemerewe, ariko kugura inshya ku ruganda, cyane cyane izo baba baherutse gukora, ntabwo buri wese abyemerewe. Kuba ufite amafaranga yawe yo kuyigura ntabwo bihagije ngo bayiguhe. Kwemera kuyikugurisha nuko ubusanzwe uyitunze, kuba uziranye n'umwe mu bayitunze ushobora kuguha recommendation cyangwa se kukwandikira urwandiko ujyana ku ruganda rugaragaza ko yakwemereye kuyigura. Ese runaka usanzwe ayitunze yakwemereye gutunga imodoka nk'iyi? Nicyo baba bivuze. Cyangwa se n'uruganda ubwarwo rukakwihitiramo, rukakwemerera kukugurisha imodoka yarwo nshya. Nibyo uru ruganda rukeneye amafaranga, ariko icyo rugurisha ntabwo ari imodoka. Icyo rugurisha ni isura nshya. Bakora ku buryo iyi modoka itunzwe n'abantu bake bazwi, bicara hariya bakirata ko batandukanye natwe. Bafite club yabo tutazigera twinjiramo. Iki ni kibigo by'ubucuruzi bikora uyu munsi. Ariko cyane cyane icyo bakugurisha ni ikinyoma cy'uko icyo gicuruzwa bakugurishije kiza kugushyira mu mwanya wo kugenzura ibintu byose. Machiavelli yari abizi neza ko kugenzura ibintu byose bikora neza iyo byiyambitse umwambaro w'ubwigenge. Igikomangoma ntabwo gitegeka abagaragu bacyo gikoresheje kubabohesha iminyururu. Kibayobora gikoresheje ibihembo, ibyifuzo
n'ubwoba. Mu gihe cyacu ibi bikoresho byafashe irindi zina: umushahara, umwanya no kwemerwa na sosiyete. Bakubwira ko rwose ufite ubwisanzure bwo guhitamo ubuzima bwawe, umwuga ushaka n'ahazaza hawe ukahitamo. Gusa buri mahitamo yose uzakora aba azengurutswe n'amafaranga. Uko wiruka inyuma y'ubwigenge n'ubwisanzure, niko umugozi ukuziritse urushaho kwikanyaga. Tuba mu buzima buvuguruzanya ku rwego rubabaje. Kwiruka inyuma y'amafaranga bigaragara nko gushakisha ububasha n'ubudahangarwa, nyamara mu by'ukuri ahubwo amafaranga ni ikinyuranyo cy'ububasha. Iyo uyahiga cyane, utangira uri umuhigi, ukarangiza uri umuhigo. Amafaranga ntabwo akeneye kukuboha ku ngufu akoresheje imigozi n'iminyururu. Akubohesha icyubahiro no gukomerwa amashyi. Uba utekereza ko urimo kubaka ubwami, ahubwo nyamara ubwami nibwo buba burimo kuguhindura bucece. Machiavelli yashoboraga gutahura uyu mutego mu kanya gato cyane. Ni inkuru y'umugaragu umwenyurirwa na sebuja, agakeka ko sebuja ari inshuti ye. Nibyo amafaranga ashyira ku murongo iyi si yacu igezweho, ariko anategeka uburyo tubona ibintu. Niyo dutegeka ibyo tugomba gukunda, niyo twereka abo tugomba kubaha n'abo tugomba gusuzugura, niyo twereka ibyo tugomba kwifuza, niyo twereka ibyo dutinya gutakaza. Uru rero ni rwo ruhande rw'aya mafaranga rubi cyane: gutinya gutakaza ibyo ufite. Hari abantu benshi kuri iyi si bafite byose mu birebana n'ubutunzi, ariko bumva bari bonyine, bumva bari mu bwigunge, bumva hari vide mu buzima bwabo, bitewe n'uko batekereza ko batanze byose kugira ngo bunguke byinshi. Ibyo byinshi bamaze kubyunguka, wa munezero barawubura. Bwa bwigenge basanga ntabwo buryoshye nk'uko baburotaga. Hari umuganga akaba n'umujyanama mu bibazo byo mu mutwe w'umunyamerika witwa Clay Cockrell. Azwi cyane mu binyamakuru nk'umuganga w'indwara zo mu mutwe ku baherwe, umuganga w'abaherwe. Mu myaka ine ishize yanditse igitekerezo mu kinyamakuru The Guardian, avuga ko abaherwe benshi akurikirana bababayeho ubuzima butagira umunezero ku rwego twebwe turota ubukire tudashobora kumva. Abenshi mu batunze za miliyari z'amadolari nakurikiranye babaga bafite ibibazo by'icyizere, bafite ibibazo byo kubaho ubuzima butagira intego, bagahora barwana n'ikimwaro, bagahora bishinja ndetse bagahorana ubwoba. Muri iyi nkuru hari aho agira ati: iyo mba ninjiza idolari rimwe buri uko numvise ijambo first world problems, ubwo ni ukuvuga ibibazo by'abaherwe. Ati: iyo mba ninjiza idolari rimwe buri uko numvise iryo jambo, ubu ngubu konti yanjye muri banki ibimeze nk'iz'abakiriya banjye. Clay Cockrell yatangiye gukurikirana ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku baherwe mu buryo butunguranye cyane. Yabanje kubona umukiriya umwe w'umuherwe wari ufite ibibazo byo mu mutwe birimo umuhangayiko n'agahinda gakabije. Uwo mukiriya umwe w'umuherwe rero niwe wamurangiye abandi baherwe bagenzi be. Hari impamvu aba baherwe bagize 1% by'abatuye isi yose, ariko bagatunga hejuru ya 90% by'ubutunzi bwose bw'isi. Clay Cockrell avuga ko uko yakomeje kuvura cyangwa se gukurikirana ibibazo byo mu mutwe ku baherwe bagiye bamugana, yaje kugera igihe atangira kumva bagiriye impuhwe. Ibi ngibi birasa n'ibishaka gushimangira amagambo Bob Marley yigeze kuvuga ko hari abantu b'abakene cyane bo kubabarirwa ku buryo ikintu cyonyine batunze ari amafaranga. Hari filime yitwa Succession isa n'igaragaza ibyo Clay Cockrell yanditse muri iyi nkuru birebana n'ubuzima bugoye tutazi abaherwe babamo. Kubukire aribwo twese twiruka inyuma, ni ibihe bibazo aba bufite baba bahura nabyo? Niko ushobora kuba wibaza. Iki kibazo Clay Cockrell agisubirisha ikindi: wakumva ubayeho ute ubaye utizera abantu bose mubana, cyangwa se abantu baguhora iruhande, cyangwa se ubaye ugira impungenge kuri buri muntu wese mushya winjije mu buzima bwawe? Avuga ko ijambo rikunze kugaruka riva mu kanwa k'abaherwe b'abakiriya be ari what do they want from me, baranshakaho iki? Agaragaza ko buri muntu wese umukira aganiriye nawe, uwo mukira ahita atangira kwibaza ati uyu muntu niyo yashaka kunyibira. Agaragaza ko benshi muri aba bakire bahora bahangayikishijwe n'uko inshuti zabo bafite zaba zibakurikiranyeho amafaranga yabo, ko baramutse bayabuze basigara nta nshuti n'imwe bagira, yewe na bamwe mu bagize imiryango yabo babavaho. Aho ni kuri cya kibazo cya mbere avuga ko abakire bose bafite, ikibazo cyo kwizera abantu. Hanyuma ikibazo cya kabiri avuga ko abakire bose bafite ni uguhora barwana n'intego zabo mu buzima. Uyu ni umuhangayiko ushobora guterwa no kumva nta mpamvu n'imwe ufite yo kubyuka mu gitondo. Kubera iki wakwigora ujya ku kazi kandi business wubatse cyangwa se warazwe yikoresha amafaranga yisuka buri kanya? Igihe ibyo ukenera byose mu buzima ndetse n'ibyo uzakenera byose mu minsi usigaje kubaho byose ubibona,
iki gihe wisanga nta mpamvu n'imwe ufite yo gutekereza cyane no kugira icyo ukora neza. aha niho utangira kurwana n'intego ufite mu buzima bwawe. Wowe nanjye tubyuka saa 10 z'ijoro kubera ko dushaka kuzubaka inzu cyangwa se kugura imodoka. Umuntu ufite ibyo byose akagira n'ibindi byinshi bizamubeshaho neza mu buzima bwose asigaje ku isi, we nta kintu afite kimubyutsa izo saha. Ibyo bituma ahora arwana n'intego z'ubuzima kubera ko rimwe na rimwe yumva ntazo afite ndetse nta nizo akeneye kugira. Ibi rero bibatera ibibazo byo mu mutwe kubera ko hari abumva ntacyo bamaze cyangwa se akumva nta ntego z'ubuzima afite. Clay Cockrell agaragaza ko kwiyumva ukunguku ku bakiriya be benshi bituma ubuzima bubabihira bitewe n'uko muri kamere ya muntu abaho neza ari uko yiyumva mu bushobozi bwo gukemura ibibazo. Iyo yumva ko hari icyo ashoboye gukora ngo atunganye ibidatunganye, igihe ibyawe byose bisa n'ibitunganye, rero ubuzima bwawe burabiha. Kubera ko ibibazo bafite atari iby'amafaranga, aba baherwe icyo baba biteguye kuganiraho ni ibirebana n'imikoreshereze y'ibitsina byabo, ibiyobyabwenge bafata n'ibindi bitandukanye bitari konte za banki zabo kubera ko zo nta kibazo zifite. Kuri bo kuvuga amafaranga bisa no kuvuga imvugo nyendagazi cyangwa se kuvuga ibidakwiye kuvugirwa mu ruhame. Kuri bo amafaranga agize ikintu giteye ipfunwe, isoni n'ubwoba. Clay Cockrell mu kazi ke ka buri munsi ahura n'imiryango y'abaherwe babayeho nk'uko abantu bo muri ya filime navugaga yitwa Succession babayeho. Abantu babayeho nka Logan Roy, umukinnyi w'imena muri iyi filime wahereye hasi bikarangira yubatse ubwami bw'itangazamakuru muri business. Ubuzima bwe bwose yari yarabuhariye ubucuruzi, ariko birangira ananiwe kurera abana be uko bikwiye bitewe n'uko ubuzima bwe bwose yabuhariye amafaranga. Ntiyagira n'agace na gato k'ubuzima bwe agenera abana be. Abakire benshi Clay Cockrell yakira bamubwira ko bashaka gukorera byose abana babo kugira ngo batazagira ubuzima bubi nk'ubwo bo bagize bakiri bato, ubwo bari bakishakisha mu birebana n'amikoro. Gusa aba baherwe icyo baba bakoze hano ni ukubuza abana babo kugira ubumenyi nk'ubwo bo bagize bukabakiza. Gukora cyane, kugira inzozi n'icyerekezo, kwigomwa, kudahungabanywa n'uko watsinzwe. Aba bana b'abaherwe bajya kwiga mu mashuri meza yagenewe abana b'abaherwe, nyuma bakajya muri za kaminuza za mbere ku isi, bakubaka umuco n'imivugire itandukanye n'iby'abandi bantu bose basigaye. Inshuro nke cyane hafi ya ntazo nibwo ushobora gusanga mu nshuti zabo harimo umuntu utari umukire. Uruziga rw'inshuti zabo ruba rugizwe n'abameze nkabo, nabo bakuze batyo. Ibi rero bikabatera amarangamutima yo kumva bari bonyine kubera ko nta wundi muntu ufite indi miterere baba bazi. Bisanga basa n'abafungiranye mu ruziga runaka. Ibi bibasunikira mu bibazo byo mu mutwe bijya kumera nk'iby'ababyeyi babo. Mu buzima bwose baba bafite abantu bake cyane bashobora kwisanzuraho no gufatiraho icyitegererezo. Abandi bose cyane cyane ba rubanda rugufi ntabwo baba babaho. Ibibasunikira mu kubaka mu mitwe yabo ikintu cyo kutagira impuhwe nyinshi kubera ko nta hantu bigeze bazisabwa muri ubu buzima. Ntibazikeneye, nta n'umuntu babonye uzikeneye. Iby'ikinyabupfura no kumva abandi cyane cyane abo mu cyiciro cyo hasi ntabwo biba bimubaho. Iyo umwana yakuze atarigeze ahura n'ingaruka zo kuba yatutse umuseriveri muri resitora cyangwa se kuba yabwiye nawe umuvandimwe we, nta mpamvu n'imwe ibimubuza gukorera ibyo bintu ari we wese mu buzima. Kera kabaye iyi myitwarire ihinduka ibintu bisanzwe kandi bikaba ibintu byemewe, bikarangira uyu muntu abayeho mu buzima butagira amategeko. Clay Cockrell agaragaza ko abana benshi b'abakire arinda agera ku myaka y'ubukure atarateguriwe guhangana n'ibibazo cyangwa se gufata inshingano izo arizo zose zisaba kugira ibyo wigomwa, kwiyoroshya, kwakira gutsindwa ukongera gutangira. Ababyeyi benshi bafite amafaranga menshi ntabwo babona uburyo bwo kwigisha abana babo guhangana n'ubuzima bugoye kubera ko ntabwo yamwima ikintu agifite ngo ni ukumwigisha ubuzima bugoye. Umwana umwe w'umuherwe yigeze kubwira Clay Cockrell ati, "Wacu ntabwo tujya tuvuga ku mafaranga." Ati, "Ntabwo nzi amafaranga dufite, sinzi nicyo ngomba kuyakoresha." Birashoboka cyane kuko kutavuga amafaranga mu miryango ikomeye bituruka ku kuba amafaranga atari ikibazo. Igihe amafaranga ari igikoresho kandi kikaba ari igikoresho gihari, nta mpamvu yo kuyavugaho kubera ko buri gihe uko akenewe araboneka kandi mu ngano yifuzwa. Abamikoro make bayavugaho cyane kubera ko baba bagomba kuyarondereza no gushakisha aho agomba guturuka ngo akemure ibibazo, kandi buri kibazo gikemutse kuri aba bantu kiba ari intsinzi yo kwishimira. Ku miryango y'abakire ahataba ibibazo by'amafaranga, nta gitangaza aya mafaranga akora kubera ko ahora aho ngaho. Mu kwanzura, Clay Cockrell avuga ko ikibazo abona abakire benshi bahanganye nacyo ari ubwigunge.
benshi mu bakire bagira ikibazo cy'uburyo babana n'abantu batari abakire kubera ko nta kintu kinini bahuriyeho. Atanga urugero rw'umwe mu baherwe yafashije mu birebana n'ibibazo byo mu mutwe, wamubwiye ati ngorwa cyane no kuganira n'abantu batari abakire. Ati niba nshaka kuvuga ku buryo weekend yanjye yagenze, uburyo nafashe indege yanjye bwite nka gipari njyanywe no kurya muri restaurant nshya numvise yahatangijwe, ati mba numva iyi ngiyi ari inkuru iryoshye numva nshaka kuganiraho n'umuntu, ariko nkibaza uburyo ibyo bintu nabiganiriza umuganga, umunyamategeko cyangwa se umufundi uhembwa amafaranga runaka ku kwezi. Ati birangora kubera ko n'ururimi atakumva. Ati ibyo rero bituma buri gihe mpora mu mibare y'ibyo mvuga n'uwo mbibwira, bikamera nk'aho tutavuga ururimi rumwe. Mu gukemura iki kibazo rero, abakire benshi baba inshuti n'abakire bagenzi babo kubera ko nibo bavuga ururimi rumwe. Iyo baganira n'abakire bagenzi babo, ntabwo bategekwa gutekereza cyane mbere yo kuvuga. Kubera ubu buzima rero, hari abakire benshi abahavuga ati amafaranga yanjye arimo kunyangiza cyangwa se arimo arangiza abana banjye. Hari inkuru ikinyamakuru The Conversation cyanditse mu mwaka wa 2018 ifite umutwe ugira uti how money is destroying the world, uburyo amafaranga arimo gusenya isi. Bakomoje ku buhamya bwa Sam Polk, uhoze ari umushoramari mu isoko ry'imari n'imigabane rya Wall Street. Uyu mu 2014 yahaye ubuhamya The New York Times avuga uburyo arimo gukira indwara yo kubatwa n'ubukire, kubatwa n'amafaranga. Yagaragaje uburyo yari yarabaswe n'ububasha n'icyubahiro gitangwa n'amafaranga. Agaragaza uburyo yakoreshaga amafaranga menshi nk'uko yakoreshaga ibiyobyabwenge kugira ngo yumve yishimye. Yavuze ko yamenye ko arwaye indwara yo kubatwa n'amafaranga ubwo yabonaga ko nta mpuhwe cyangwa se inkomanga ku mutima ajya agira iyo yangije ubuzima bw'umuntu, ariko akabikora kugira ngo abone amafaranga y'inyongera. Kuba amafaranga atera ibyishimo byinshi iyo umuntu ayabonye, bikagira imisemburo y'ibyishimo bivura mu bwonko bwe, ubwo bihita bisobanura ko amafaranga nayo ari ikiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge umuntu ashobora gusinda rwose, agakora mabi nk'ayakorwa n'abandi bantu bose babaswe n'ibiyobyabwenge. Itandukaniro ririmo ni uko cocaine, heroine cyangwa se crack byo bizakwica n'ibikubata, ariko amafaranga yo ntabwo yakwica ngo upfe burundu bagushyingure, ariko azica umuntu kurimo. Muri make, amafaranga ni meza bitewe n'uko uyu munsi bisa naho bigoye kuvuga ubuzima utayavuzemo. Gusa ikibazo cyayo iyo uyabonye binyuze mu kuyakorera, uko ubonye make bigusunikira gushaka andi. Uko yiyongera niko n'inyota yayo yiyongera. Ibyago biba bihari nuko birangira amafaranga asimbuye ibindi bintu byose ufite mu buzima. Iyi ni imwe mu ntambara abakire benshi uyu munsi barimo kurwana. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, tubashimira ko mubana natwe muri ibi biganiro. Tubashimira ko muduha ibitekerezo, ariko cyane cyane tubashimira ko muba muhari buri gihe ku masaha y'iki kiganiro. Nitwa Ismail Mwanafunzi, naho utaha.